bibiri ku munsi ndabirya Mana rikobese so gukabya ubusa urya ibyo bintu bingana gutyo ukaba umeze ngo ubyizere sibyo ncuruza hano kantine ariko amandazi ndanguye inyungu ndayiriye nge nitwaro Daniel Shaza niyo radio yanjye mbanza ngacisha televiziyo kasa inzoga mbanza ngacisheho none se ubiriseriye wowe uracuruza inyungu ugahita uyiriye nanjye umwuga wo gusambana nawe ukora nk'ubonye nawe ukora nawe ukora nawe ubonye umwuga wo gusambana nawe ukora harya buri inyungu iba hehe inyungu rega ubu byaroroshye kondomu zirahari nta kintu kibuze ni ugushaka ibyishimo ariko burase gusambana ntibyishyurwa ubundi iyo umukobwa umuzanye arakwishyura urugero nkanjye sindababona ariko abo nzashaka bazanyishyura iyo ushatse umukobwa wo kurarana wese murahari genda ubakorere ngiye muranzi barabizi bose Ruda dukora akantu k'agakomedi nyine tudutwike ako mushaka ni akahe kajyanye n'iki ako wabanza nkagera kuri kantine nkazana indobo nkayirya mureba yizane muyize genda ukore Ruda nanone Stephen shaka ipinda shaka ipinda gusoje gukurikira UB Media TV nitwa Didas nkuko bisanzwe nageze gutya ndasimbuka mva Kigali ntago byari byoroshye akabaje umutima kazindura amaguru ndavuga ni reka njye gusura abantu b'Imahama muri Kirehe yemuko tuganire ndashaka nuriya mutipi nawe ngwino ngwino nguye mikoro akira Ruda umeze ute Ruda bakwita Ruda se kuki wiswe Ruda nje ndarya tambona nje ndarya barabizi bose urarya iki mu kuryo nje mfite bije ariko yo kuzagura umufuka w'amandazi nkawurya wose aho ni ku ruganda ndaje nzarya umufuka w'amandazi abantu mumirwa uruganda rubaho ngaho ariko nje ndawufite uragerageza kureba hariya noneho ntibirakunda se birakunda bakwita Ruda hanyuma ushobora kurya ibiro bingahe by'umuceri jewe ntaba nkabije bibiri ku munsi ndabirya Mana rikobese so gukabya ubusa urya ibyo bintu bingana gutyo ukaba umeze ngo ubyizere sibyo ncuruza hano kantine ariko amandazi ndanguye inyungu ndayiriye nge nitwaro Daniel Shaza niyo radio yanjye mbanza ngacisha televiziyo kasa inzoga mbanza ngacisheho none se ubiriseriye wowe uracuruza inyungu ugahita uyiriye wowe uri kumbona mbyibushye gutya mu kurya ndarya barabizi bose hanyuma mbwira ku bijyanye na talent ariko ndabanza nkubaza akabazo hari abakecuru twose tuganira ndabazi bari yego bambwira ngo abana ba hano inzoga gusinda no gusambana ngo nibyo bibuzuye ngo nta terambere nanjye umwuga wo gusambana nawe ukora nk'ubonye nawe ukora nawe ubonye umwuga wo gusambana nawe ukora harya buri inyungu iba hehe inyungu rega ubu byaroroshye kondomu zirahari nta kintu kibuze ni ugushaka ibyishimo ariko burase gusambana ntibyishyurwa ubundi iyo umukobwa umuzanye arakwishyura urugero nkanjye sindababona ariko abo nzashaka bazanyishyura iyo ushatse umukobwa wo kurarana niwe ukwishyura hano muri Kirehe oya si muri Kirehe njyewe ni ku bwanjye sinzi n'abandi ariko njyewe nyirazajya nyishyura aho nzaza aho kuzana wowe yishyura se azanye batarishyura gusa ubwo uri kumva njye yazankumbura aramutse atanyishyura uri umuhanga wabyo
cyane. umaze kubikora nka kangahe? Nta na rimwe ariko mbikoze nagerageza. Ubwo so barani bahise bagufeka kwe. Bari abakobwa ndi kubona ntibahise. Za kurya k'inyuma. Iyo ni indirimbo? Ariko ni n'umuhanzi wazabimbwira. Barabizi bose. Ngo ratwika. Ntabwo ndabikora ariko naranditse. Waranditse imirongo to? Nshaka ikintu kimwe nyine. Kuba naje kuri iyi mikoro nshaka kwiyamamaza nta kindi. Kwiyamamaza mu biki rero? Iyamamaza abantu bakubona? Kuri filimi. Dukora agakomedi kamwe. Bose barabizi. Njye nitwa Ruda. Ndashaka ngo dukore agakomedi twese nyine twenjoyinge kandi hano nanjye muri kiri. Mwese murahari. Njye murakorere. Njye muranzi. Barabizi bose. Ruda, dukora akantu k'agakomedi nyine tudutwike. Ako mushaka nakahe? Kajyanye n'iki? Ako ufite kakanye mwana. Ako wabanza nkagera kuri kantine nkazana indobo nkayirya mureba. Yizane. Muri yize. Njye mbikore. Njye nabikora. Ngaho mbwira abakobwa ba hano n'abasore bari kubashinja ubusinzi bukabije mukibagirwa gutwiteza imbere. Ibyo nyine kubikora bamwe barabikora pe. Gusa nyine ntago ari ubundi baravuga ngo nta muryango w'ikigoryi byabaho. Iyegereza akamukora. Karitsiye nyine ugasanga baranywa abandi ntibazima. Kugira ngo ndi yamenera ku bukungu. Ku bukungu. Ubu umaze kugera kuri rwego? Ntago ndayashima ariko nyine ubukungu bwa mbere ni ukunyurwa. Icya mbere ni ukunyurwa. Reka ngushimire rero kuri kiganiro duhaye ariko mbwiye kuri n'umuhanzi turirimbira akantu gatoya turebe koko niba iyo mpano yifite ikwiye kuzamuka. Gusa njye mfite amatsiko yo gukorana na Ruda nanone nako na Dani nanone ko njye nitwa Ruda nanone. Witwa Ruda nanone ushaka Dani nanone ikafunzwe? Arafunzwe. Se nta kuntu umuhanzi yakora ingoma ari hanze. Afunzwe akayikorera hanze. Ushaka gukora na Dani nanone? Ngenda byemeye ndagusigira nimero yanjye. Cyangwa so bita Ankostini. Yego. Rafiki. Njyewe ndagusigira nimero yanjye, sibyo? Numara kwandika umurongo wa Danje. Ikigoma. Wowe bita shaka ipinda. Okay, kubita hano rero. Rambika hano turebe. Ndabaha beat man. Munyitege. Nje nitwa Ruda. Gusa niba bahinduyeho atera ha kanje nyine ku buryo kagenda konyine nyine. Oya ubu ngubu already ubu ngubu turagufite wenyine. Nje nyine. Teraho umurongo. Austin nabona ari sawa. Ndaguha nimero cyangwa nzaguhamagara. N'abandi bose njewe nagiraho wese. Bantu wa fake. Ngaho urasa umurongo njewe ndabikwemereye. Kamirefu nawe muri cyakije. Murabyiteguye se? Nje nitwa Ruda. Abo bose ninjye barongoye. Ngaho kubita umurongo nyine. Ruda nanone Stephen. Shaka ipinda, shaka ipinda, reka ubujinga, reka abajinga, korera imirimo, kora ugera imbere, kora ushakashake ibyo ukora byose bishyira imbere. Ninjye Ruda nakoranye na Kamirefu. Ako naba nkacishije nkashyiraho n'indi bita ndimo ndaza. Allo Kamirefu. Ni Ruda nanone ndimo ndaza. Ndimo ndaza kubaha imiziki nyarwanda. Ndimo ndaza sindahagera ndimo ndaza. Mwarambonye muzabimenya ninahagera nzabikora muzikanga abo ndetse hano mu Gasima barabizi ntacyo mutabiziho. Ndakora ntera imbere ndacyaza nimwikange ndahari Ruda nanone Stephen. Stephen iryawe reka ngushimire rero uretse Ruda ndikomora kuri Rudasingwa. Rudasingwa umusifuzi? Njye nitwa Rudasingwa Stephen. Rudasingwa nkarikuraho Ruda nanone nyine nako niyongeraho. Ubyumva?
Rudasingwa wakuyeho Singwa hasigara Ruda. Ariko njye n'ubundi sinjya n'ubu ngubu nagusimbuka nkaca Singwa hasi njye. Reka mbashime mwese twabanye muri iki kiganiro. Mbibutse ko uyu ni Ruda dusuzanye, twakoze urugendo rurerure ariko dusuzanyije na Ruda. Mu kanya rero ndaza kuganira n'abandi bantu bakeya ubundi duhite tuzamuka Kigali. Ariko se nk'ubu nkubaza akantu kamwe. Nta kuntu wansigira ubuceri nkigurira indaya nk'eshatura. Indaya nangahe? Indaya? Sari yarenze 5. Indaya 6? Ibaho? Ibaho mva. Hapana ingwaye sida. Ngiye nshaka indaya nzima kandi ya 6. Turaza kubiganira nta kibazo. Sibyo nta kibazo. Hanyuma utabumbeshye kuri mikoro. Yego ndi kuri mikoro ntabwo nabeshye. Nizere yuko aba bose babizi ko nitwa Ruda. Yego Ruda. Hanyuma Ruda nguyu ni wasanze afite impano uranyandikira, hanyuma uyu mutipe nitubona koko afite impano. Indirimbo gusa nje mu binkora icyo nshaka no kwamamara. Kandi namamara we ntureba ko duhuye ubwa mbere. Twambaye n'imikara twese. Black. Yego. Uretse hasi no tudahuje. Ariko nabwo ntaribi. Nabwo ntaribi. Reka ngushimire wakoze. Nta kibazo. Ciao ciao.